twemera ububasha bwawe, twemera Nyagasani ushobora byose. Shimirwa Nyagasani. Nyagasani turagushimira kubera umwana uri hano mutoya w'imyaka 2 n'igice Yesu yakijije kanseri yo ku bwonko. Ababyeyi Nyagasani kandi yakijije umubyeyi uri hano basanze arwaye ibibyimba byo mu nda, bamubwira ko bidashoboka ko yabyara. Umaze imyaka 5 nawe Yesu yaguhaye urubyaro. Nyagasani kandi hano hari umwana w'umukobwa umaze gukursa ubukwe inshuro 7. Waje gusaba Nyagasani kugira ngo nawe uzaze mu munsi mukuru w'impuhwe z'Imana wishimye. Yesu nawe yaguhaye umuhamagaro, uri mwaka iki gihe uzaba uri mu rugo. Uri mwiza Nyagasani, uradukunda, utwitaho. Ububasha bwawe turabubona, ububasha bwawe turabwumva. Hano kandi hari umuntu ugera mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, akarwara umutwe, wa mutwe umufata ntabashe no kureba. Waje gusaba Nyagasani kugira ngo nawe agukize. Yakubohoye ku bikomere wagize byaguteraga umutwe, Yesu yagukijije. Shimirwa Nyagasani. Nyagasani kandi yabohoye abantu babonaga ibikoresho bakibuka amateka mabi twanyuzemo muri Jenoside. Hano hari umuntu wabonaga umuhoro, umuntu wese ufite umuhoro akikanga. Yesu nawe yakubohoye kuri icyo gikomere wagize mu gihe cya Jenoside, uzajya ubona ubundi ko ari igikoresho gisanzwe. Shimirwa Nyagasani. Uri mwiza Nyagasani, uradukunda Nyagasani. Nyagasani kandi yakijije umuntu umaze amezi 2 atareba. Waje gusaba Nyagasani kugira ngo agaragaze uburwayi bwo mu gihe cyose wifuje nta burwayi bufatika babona. Uri kureba gahoro, uri kubona, uri kureba. Yesu yagukijije. Uzagaruka mu kintu cy'abantu neza. Shimirwa Nyagasani. Uri mwiza Nyagasani, uri hano Nyagasani, uri umukiza wacu, uri nyiri ububasha, uri nyiri impuhwe. Shimirwa Nyagasani. Kandi Nyagasani ushimirwe. Hano hari umuntu wagiye mu bapfumu igihe kinini, baramubwira ngo nagikuramo azapfa. Wakomeje kugira intambara, ariko wafashe icyemezo cy'igikuramo. Gikuremo utejugunye, Yesu ni muzima. Umwana w'umukobwa umaze amezi 2 akuyemo inda, bakomeje kuvuga ibyo gukuramo inda